kibasha kurogoya imigambi yawe. Ndagira ngo nkubwire ngo erekera ivure mu bibazo uri guhura nabyo, mu bigerageza urimo, haleluya haleluya, kuko ababisha bawe babaye benshi. Ariko ndagira ngo nkubwire erekera ivure, ntiwite ku byo bavuga, ntiwite ku magambo y'abantu, ntiwite ku biri kukubaho. Haleluya haleluya. Yes, nongeye mbaha ikaze, amahoro y'Imana abane namwe. Mwe mudahwema kudukurikirana hano ku muyoboro wa Aline Official TV. Ni umuyoboro mubonaho ubutumwa bwiza ndetse n'ijambo ry'Imana, aho turigezwaho n'umukozi w'Imana Aline nk'uko muri kumureba imbere ya kamera. Rero twizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza, gusa namwe mutameze neza, twizere ko Imana iri buze kugira ukuntu ibigenza kugira ngo namwe ubuzima bwanyu gira ikintu bukoraho, mugire amahirwe mu buzima, ndetse dore ko iminsi yose ihora atari imwe cyangwa se idahora ari imwe, kuko hari ibihe byiza umuntu abamo ndetse akagira n'ibihe bibi anyuramo. Byose ni ubuzima muri rusange. Gusa uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana, umukozi tumaze kumenyera, ndetse ni umuntu abantu benshi bagaragaje ko bakunda. Aline, bimeze bite? Byiza cyane. Uri guseka iki? Kumanezerwa n'Imana mu mutima gutyo gusa. Simbizi ubwo ubwo nawe Imana hari ikintu yagukoreye buriya, niyo mpamvu tuguhaye ikaze. Murakoze cyane kumpa ikaze ku muyoboro wa Aline Official TV. Imana ibamere umugisha cyane. Hashize iminsi, ariko nongeye kubasuhuza cyane babwira ngo ndabakunda cyane. Waba uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, umve ko ngusuhuje cyane kandi nkubwira ko ngukunda cyane. Murakoze. Uyu munsi none ni ikibazo duteguriye nk'umukozi w'Imana. Ni ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi ndi gusoma ijambo rivuga ngo muhumurize abantu banjye, mubabwire ko ibibazo bizashira, uburwayi buzashira, amadeni azashira. Mbese ndi kubwirwa ijambo rivuga guhumuriza abantu, kuko turi mu bihe bikomeye. Muri iki gihe turi mu bihe bikomeye, igihe buri umwe wese ari kuvuga ko ari igihe cy'imperuka, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimukomere. Ni ibintu birimo bigenda bivugwa. Iyi si wagira ngo irugarijwe. Muri Amerika ibintu birakomeye. Hari kuvugwa inkuru mu bice bitandukanye nka Los Angeles muri California ko bugarijwe n'ikiza cy'umuriro, ndetse abantu benshi bamaze kuva mu byabo. Bamaze kuva mu byabo, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nta kibaho kidafite impamvu, kandi ikindi nta kiba kitari mu mugambi w'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo biriya bintu byari mu mugambi w'Imana. Yego, nubwo ibintu biza kuba mu mugambi w'Imana, twebwe ubwacu tukijujuta, ariko ndagira ngo mbabwire ngo byose biri mu mugambi w'Imana. Abo Imana yemeye kurokora izabarokora, abitemere kurokora bazagenda. Yego. Ngogiri, tugezeho ibyo waduteguriye uyu munsi. Murakoze cyane. Nk'uko musanzwe mumenyereye, iyi cyano ijyaho ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, ubuhanuzi. Imana ibamera umugisha cyane. Hanyuma mbere na mbere muri byose tugomba gushima iki? Imana. Kuko mu bibaho byose, mu bibaho nta kintu kijya gitungura Imana, ni nk'uko nta kintu kijya kinanira Imana. Imana ibamera umugisha cyane. Mureke tubanze dusenge. Turagushimiye Imana ishoboye byose, turaguhimbaje Imana data wa twese, Imana itwitaho uko bwije n'uko bukeye, Imana ituri iruhande, Imana itazaduhana, Imana nyamana, izina ryawe nirishimwe. Muri aya masaha, muri uyu mwaka, benshi bari kumva ko ibintu byose byakomeye, benshi bari kumva ko ibintu byacitse, ariko Kristo turagushimiye yuko uri Imana nyamana, uri Imana ishoboye byose, uri Imana rubasha, izina ryawe nirabwa icubahiro. Muri aya masaha turi imbere y'ubwiza bwawe rero Kristo,
turakwinginze kugira ngo iri jambo ry'Imana ntiribe iryo gusenya imitima y'abantu, ahubwo ribe iryo kubomora ibikomere bagize. Ijambo ry'Imana tugiye kumvira aha hantu, ntabwo namenya ngo buri mutima uwo ari wo wese unyotewe n'iki, ariko Kristo uri Imana nyamana ibasha kunshiramo ibyo umutima wacu unyotewe. Izina ryawe rigahabwa icubahiro. Nyemerera ukomeze ushigikira abantu bawe, kandi ukomeze kwihanganisha Uwiteka nyagora ku ngoma, abagize ibyago, icubahiro kibi cya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe cyane, kandi Imana y'amahoro ihabwa icubahiro. Mu gitondo nasenganye n'umuntu, ndamubwira nti buriya ikintu cya mbere ugomba kwirinda, ntabwo umugambi w'Imana Imana ishobora kukureka ukajya mu byaha, ariko ingaruka z'icyaha zikagira gute? Zikakuzaho. Umuntu ashobora kwiba none ingaruka z'icyaha Imana ikamuha igifungo, hanyuma muri icyo gifungo ntuzaze ingaruka y'icyaha. Niyo waba uri umuhanuzi usenga gute, ingaruka y'icyaha ntabwo umuntu ashobora kuyisengera. Ndagira ngo nkubwire ngo mu banzi bacu, mu baguteye ibiza uri guhura nabyo muri biriya byose, ndagira ngo nkubwire ngo ingaruka Imana izabaha ntabwo ushobora, nabo ntabwo bashobora, ntabwo abahanuzi bashobora gusengera igihano Imana igize gute imuhaye. Buriya igihano cy'Imana, ndagira ngo nkubwize ukuri, umuntu niwumva umuntu ngo ari mu gihano cy'Imana, niyo waba uri umunyamasengesho uzamuhunge. Ko nigeze gusengana n'umuntu wari mu gihano cy'Imana, hanyuma ari mu gihano cy'Imana yari yararwaye ibibyimba mu nda, noneho ndangije nanjye njya gusengerayo, ntabwo nari nzi ko ari igihano cy'Imana. Hanyuma Imana irambwira ngo iki ni igihano, ariko kubera ko ubitegetse mu izina ryanjye ngiye kubimukiza, ariko njye nawe turabonana. Ndagira ngo nkubwire ngo wa muhanuzi we, wa munyamasengesho we, igihano cy'Imana niyo wagifatira ibihe, usibye nyiracyo uwisengera akabwira Imana ngo mbabarira wa Mana we, ntabwo igihano cy'Imana ushobora kugisengera. Imana ishimwe cyane, kandi Imana y'amahoro ihabwa icubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 41 umurongo wa mbere. Wa kabiri aravuze ngo hahirwa Uwiteka ku bakene, hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Uwiteka azamurinda amukize, kandi azahirwa ari mu isi, kandi ntumuhe abanzi be kumugirira uko bashaka. Uwiteka azamwiyegamiza ahondoberere ku buriri, ni wowe umubyikiririza uburiri iyo arwaye. Naravuze nti Uwiteka umbabarire unkize ubugingo bwanjye, kuko nagucumuyeho. Amen. Imana ishimwe cyane, kandi Imana y'amahoro ihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hahirwa abantu bita ku bakene, ngo kuko abo ngabo Uwiteka azabakiza ku munsi w'amakuba yabo. Ndagira ngo nkubwire ngo imirimo yose wakoze, umugabo umwe witwa Hezekiya ngo yararwaye, umuhanuzi yuzura umwuka, Imana iravuga ngo umubwire ngo urupfu agabe iby'inzu ye, kuko gupfa hagiye gupfa. Ndagira ngo nkubwire ngo mu gihano cy'Imana, Imana ijya yisubira. Wowe wenyine fata ibihe usenge, niba uri mu gihano cy'Imana, niba uri mu bihe bikomeye, niba warakoze ibyaha, Imana ikaba iri mu gihano yaguhaye, ukaba uri mu gihano cy'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo wongere ufate ibihe byo kwiyiriza ubusa, ubwire Imana uti Imana ndongeye ndagarutse. Abantu b'abasirikare hari igihe batsinzwe ku rugamba bazamura amaboko. Iki ni ikimenyetso cyerekana ko tugize gute, ko dusindiwe ku rugamba. Hanyuma nawe ndagira ngo nkubwire ngo ibihe byose uri guhura nabyo, ingaruka zawe, ingaruka z'ibyaha nizo ziri kukuzaho. Ndagira ngo nkubwire ngo zamura amaboko, ubwire Imana uti wa Mana we, noneho njyewe, haleluya, vuga ati noneho njyewe nzamuye amaboko nerekana ko nsinzwe. Njyewe ntacyo nkirico, ariko ndatsinzwe. Hari ibyaha twakoze, hari ubwo twanyuranyijwe n'Imana, hari ibintu byinshi twagiye ducakura, haleluya, hari abantu benshi twagiye duhemukira, ibya 10 n'amaturo twarabiriye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu burwayi bwawe uzamura amaboko, uvuga uti Uwiteka noneho ndakwemereye korera muri njye. Hari igihe abantu twanga kwemerera Imana ngo ikorere muri twebwe,
noneho abo bantu bakagenda bakajya gushaka imiti bakajya mu bapfumu. Ndagira ngo nkubwire ngo emerera Imana ikorere muri wowe. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ibibazo ari byinshi, nubwo abakwanga ari benshi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo emerera Imana ikorere muri wowe. Mana nikorera muri wowe izagera muri karitsiye iwawe ihindure. Mana nikorera muri wowe hari byinshi izagenda icagagura. Mana nikorera muri wowe hari amaboko y'ababisha izahina. Imana nikorera muri wowe aho wari waraburiye ijambo uzaribona. Imana ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Muri uyu mwaka, muri uku kwezi, munyemerere tureke Imana ikorera muri twebwe, tureke guhanwa n'Imana. Muri iyi minsi turi gusenga, Imana ikavugana natwe ngo nje kubyikorera, ngo nje guseruka. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uzi uko izaza yambaye. Ntabwo uzi ngo izaza yambaye ite. Hezekiya ngo arangije umuhanuzi akimara kumuhanurira ibyo, ngo Hezekiya yagiraga umutima mwiza, ngo arangije amuhereza n'itike arataha. Ngo ariko Hezekiya ntiyatakaza ibyiringiro, ngo aragenda yerekera ivure. Muri iyi minsi uri kwerekera he? Ese uri kwerekera mu bapfumu? Ese uri kwerekera mu miti? Ese uri kwerekera mu baki? Haleluya. Izago ko biri kuza, ko bari kuguhanurira ibintu byinshi, ibibazo bikaza. Ese uri kwerekera hehe? Ngo Hezekiya yerekera ivure, ngo arangije asenga Imana. Haleluya, haleluya. Ngo aravuga ngo Uwiteka, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Muri iyi minsi Imana uri kwizera niyi? Muri iyi minsi uri kwizera iyihe Mana? Ngo Hezekiya arangije ngo arasenga, ngo hamagara Imana, arayibwira ngo sinzakorwa n'isoni, unsindishiriza ari hafi yanjye. Mbese muri iyi minsi uri gutaka uri kubwira Imana ngo iki? Mana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Muri iyi minsi, muri iyi byaravuze ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe, ngo ibikubabaza n'ibigutera. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo arakunda afasha abashavuye. Haleluya. Ngo bari kwizera ijambo rye none birira. Mbese muri iyi minsi uri kwizera irihe jambo ry'Imana? Ese igihe abahanuzi bahanuriye? Ese igihe abanyamasengesho basengeye? Muri iyi minsi ibibazo ko biri kukuzaho? Muri iyi minsi, muri uyu mwaka Imana yavuganye natwe ikavuga ngo izaha zacu wambaye. Mbese uri kwizera iyihe Mana? Haleluya. Ngo Hezekiya aravuga ngo iya Mana yakoraga ikorana n'abakera na n'iyi saha iracyahari kandi iracyakora. Haleluya. Ngo Hezekiya arayibwira ngo nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ndagira ngo nkubwire ngo erekera ivure mu bibazo uri guhura nabyo, mu bigerageza urimo. Haleluya, haleluya. Kuko ababisha bawe babaye benshi. Ariko ndagira ngo nkubwire, erekera ivure. Ntiwite ku byo bavuga, ntiwite ku magambo y'abantu, ntiwite ku biri kukubaho. Haleluya, haleluya. Ntiwite ku mabwirwa y'abantu, ahubwo werekera ivure. Ngo Hezekiya yerekera ivure, ngo arangije aragenda abwira Imana, arayibwira ngo Uwiteka we, ibuka abantu bose nafashije, ibuka nagaburiye abakene, ibuka nambitse imfubyi n'abapfakazi. Mbese muri iyi minsi uri kwibutsa Imana iki? Igihe tugezemo nicyo kwibutsa Imana. Haleluya. Igihe tugezemo nicyo kubwira Imana ngo ibuka, 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 ibuka. Ese uri kwibutsa iki Imana? Ngo tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze, ariko wowe uri kwibutsa iki Imana? Mureke dusenga Imana. Ngo Hezekiya yibutsa Imana, ngo arayibwira ngo ibuka biriya byose nagiye nkora, nagendaga mbikora mu izina ryawe. Ngo aravuga ngo ibuka nta mukene wazaga imbere yanjye ari kurira, ngo nta mukene wazaga yambaye ubusa ngo asubire yacyambaye ubusa. Ndagira ngo nkubwire ngo gira ibintu wibutsa Imana. Muri uku kwezi gira ibintu wibutsa Imana. Ibiza biri gutera abantu benshi, ibyorezo bikazara abantu benshi, kandi nawe ntacu ukinzeho. Ndagira ngo nkubwire ngo dufatanye gusenga, tubwire Imana, tuyibwire ngo Uwiteka, tuzi yuko ushoboye byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ndagira ngo nkubwire ngo muri iri sengesho, yewe uri ku bitaro, wowe wabuze uko ubigenza, wowe bagiye gutereza cyamunara, wowe ufite uburwayi, wowe bagiye kubaga bahaye randevu, wowe ufite ikibyimba, ndagira ngo nkubwire ngo yibutse ibintu Imana. Gira ibyo wibutsa Imana.
Ezekiya yibukije Imana, Imana imwongereye imyaka yo kubaho. Nawe gira ibintu wibutse Imana, Imana irakugirira neza. Mureke dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, uri igitare gikomeye. Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana itita ku magambo y'abantu batuvuga. Imana data wa twese, Imana iturebera hose icyarimwe. Tayabini konta jesido sanse. Imana ireba umuntu ari ku bitaro, Imana yarebye umuntu yabuze uko yabigenza. Imana ireba umuntu ari kuriganwa, Imana ireba umuntu ari kubesherwa. Jesido sanse dotayini, ndakwinginze kugira ngo urenganure abantu bawe, ndakwinginze kugira ngo Uwiteka nyaguhora ku ngoma. Tuzi yuko ushoboye byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Niyo mpamvu natwe tuvuze ngo kuko nta kibasha kurogoya imigambi yawe, uzadutabarira icyo waturemeye. Ibuka ibyo twakoze, ibuka imfubyi twambitse, ibuka abapfakazi. Yewe Kristo we, nyemerera wibuke, wibuka abarwayi twasenyeye, wibuka abarwayi twasuye. Numara kubibuka, wongere utwongerera iminsi yo kubaho, wongere iminsi yo kubaho, kuko uri Imana ishoboye byose. Urakoze kuko uri umurengezi, urakoze kuko uri umutabazi. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Uri data wa twese mwiza, kandi uzi intege nkeya zacu. Icubahiro ni kibi cyawe. Urakoze kuri Imana ishoboye byose, kandi urakoze kuri Imana ivuganye natwe, kutazadutererana mu bibi no mu byiza. Ibyorezo byatera bitatera, ibiza byaza bitaza, abo wavuganye nabo uzabarinda, kandi urinda ijambo ryawe ibihe n'ibihumbi, ukarinda n'uwo waribwiye kugira ngo rizasohore. Turagushimye kubera ko ushoboye byose. Icubahiro ni kibi cyawe. Urakoze kuri Imana data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icubahiro. Ndabakunda cyane muri ibi bihe bikomeye tugezemo, muri ibi bihe by'ibiza, muri ibi bihe Bibiliya yarambwiye ngo nuko muhere mwiteguye amatabaza yanyu ahore yaka, kuko mutazi ibihe n'isaha. Ndagira ngo mbabwire ngo muri ibi bihe muze twengere twegere Imana, tuyibutse imirimo niyo yangiza izatugira neza. Murakoze cyane.